mu gitondo. Ikaze nanone mu gice cyahariwe ubuzima kuri Tugendane TV show. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo ushobora gukoramo ji ikoze mu muneke, kokombure, indimu hamwe na tangawizi. Iyi ji rero yagufasha kugabanya ibiro, ariko by'umwihariko igufasha kugabanya mu nda. Nkuko nababwiye muri ino minsi ndimo ndibanda ku gukora amaji ashobora gufasha kugabanya mu nda, cyane cyane yuko ari ikibazo kirimo kugenda kiyongera ku bantu benshi, ariko by'umwihariko abadamu ariko n'abagabo nabo kirabareba. Nubwo hari abantu bakunda kuvuga yuko umubyibuho ugaragaza ubukire cyangwa se ubuzima bwiza, ariko mu by'ukuri umubyibuho ntago ari mwiza, kubera yuko utera indwara ndetse ntabwo utuma umuntu agira ubuzima bwiza. Indwara nyinshi muri ino minsi zirimo nka diyabete, umuvuduko w'amaraso, za kanseri n'izindi nyinshi zitandukanye zikomoka ku mubyibuho ukabije. Ngiye kubereka uko ushobora gutunganya ibi bikoresho, ukazikatamo uduce dutoya kokombure zawe, kugira ngo ubone uko uza kuzikoresha muri blender. Ibikoresho byacu rero tumaze kubitunganya nuko nguko bimeze. Hanyuma igikurikiyeho tugiye kubishyira muri blender kugira ngo dushobore kubiblendinga dukuremo ya juice. Tumaze kubishyira muri blender rero wongeramo akarahure k'amazi kangana nka kuriya, kugira ngo nyine ushobore kubiblendinga. Ubwo akaba ari byo tugiye gukora. Tuvuye ku blendinga rero igikurikiyeho ni ukuyungurura kugira ngo tubone ji itarimo ibikatsi, ji yacu imeze neza. Hanyuma rero tumaze kuyungurura, tumaze kubona ji yacu, igikurikiyeho tugiye gushyiramo indimu. Indimu murayizi ko ari ingenzi cyane ku bijyanye no kugabanya ibiro, akaba ari n'umuti by'umwihariko ku ndwara nyinshi. Iki kinyobwa rero uburyo kigufashamo kugabanya mu nda cyangwa se kugabanya ibiro, ni ukubera yuko kokombure ubwayo igizwe n'amazi, indimu nayo murayizi ko ari ingenzi nk'uko nari maze kubisobanura, na tangawizi by'umwihariko ku bijyanye no koza mu nda, hanyuma no kugufasha mu igogora cyangwa se digestion. Hanyuma umuneke nawo urimo intungamubiri nyinshi kandi zitandukanye, no kuwukoreshamo hano bituma wumva wuzuye mu nda kumara umwanya munini. Ibyo ngibyo bikagufasha kutaguma kurya bya hato na hato, ari byo bituma umuntu mu by'ukuri umunsi ujya kwira wariye ibintu byinshi kandi ibyo byinshi nyine rimwe na rimwe ugasanga ntunabikoresheje, kubera yuko kenshi na kenshi nta mwanya tubona wo gukora siporo. Bityo rero ugasanga biragiye byose byibitse mu nda, bikavamo nyine ibinure, ari byo bituma umuntu agira umubyibuho ukabije. Ubwo rero iyo ukoresheje ino ji by'umwihariko ukagifata mu gitondo mbere yuko ugira ikindi kintu ufata, bigufasha kumva wiriwe umunsi wose umeze neza mu nda, kuko nk'uko mubona kirafashe kubera umuneke ndetse na kokombure. Mbanzeho rero mbabwire uko kimeze. Kameze neza, karanaryoshye kubera twashyizemo umuneke ndetse n'indimu. Byaba byiza rero nk'uko nsangwa mbivuga, ni byiza yuko mu gihe urimo gukoresha ibi binyobwa cyangwa se aya maji maze iminsi ndimo kubereka,
byaba byiza kubikoresha ariko nanone wita ku bindi biribwa urya cyangwa se ibindi ufata, kubera yuko mu by'ukuri nta kintu kinini cyane byagufasha ukoresheje ibi binyobwa cyangwa se aya maji ariko ugakomeza kurya cyangwa se gufata ibindi biryo bitari byiza bitera umubyibuho, ntacyo byaba bikumariye. Ndashimira rero by'umwihariko umwe mu bakunzi ba Tugendane TV show, by'umwihariko wadusangije urugendo rwe akanaduha ubuhamya bw'uko ibi binyobwa turimo gukora birimo kumufasha cyane mu bijyanye no kugabanya umubyibuho muri rusange. Ndakangurira n'abandi mushobora kuba rwose mwarakoresheje ibinyobwa cyangwa se mwarakoresheje inama zo twagiye dutanga mu yandi mavideo yabanje, cyane nka ya video nakoze mbereka uko nashoboye kugabanya ibiro bigera kuri 20 mu minsi mikeya, kuko n'amezi atarabaye n'atatu ariko nari maze gutakaza ibiro hafi 20. Ndabakangurira namwe rero abandi mwese mushobora kuba mufite ubuhamya bwanyu mwabudusangiza, kuko burya biradufasha twebwe nko kuri Tugendane TV show. Iyo ukora ibintu ukabona hari abandi bantu bifasha, niyo mpamvu turi hano. Ikindi kandi bifasha n'abandi badukurikira kugira ngo neza basobanukirwe kuko niba ibintu tuvuga bikora, iyo babonye hari undi muntu wabikurikije kandi bikagira icyo bimugezaho cyangwa se bikagira umusaruro bitanga cyangwa se bikagira akamaro bimumarira. Iyi ji rero cyangwa se smoothie iroroshye nk'uko mwabonye, kuyikora biroroshye cyane, ni ibintu bidakomeye pfa kuba ufite biriya bikoresho. Kandi mbabwira yuko wihase kuyikoresha byibuze kumara nk'ukwezi, ukiha intego yo kuyikoresha buri gitondo kumara nk'ukwezi, ariko nanone wita ku bindi urya, byanze bikunze ugomba kubona impinduka mu mubiri wawe. Mukomeze mukore subscribe kuri Tugendane TV show, mukore comment, mukore share, mukore like, kandi video muyisangize inshuti n'abavandimwe banyu, kubera yuko nabo byabagirira akamaro. Mwakoze cyane rero kubana natwe uyu munsi, naho ubutaha Imana ibarinde.